ujye urisha indyo. Mujye mubona ku bana hari igihe umwana aterura gutya musane n'amaboko abiri arame tuzajya urisha akaboko k'indyo. Icya gatatu ni ikihe? Wa kul mimma yalika, ujye urya uhereye kubikwegereye mbere yo gufata ibiri kure, jya ubanza ibikwegereye. Uyu ni umuco dukura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bijyanye no kurera neza k'Islam. Umwana wawe ujye uharanira yuko niba agiye kurya avuga bismillah. Ni nabyiza kumutegeka yuko yivuga cyane kugira ngo byumve ko yivuze kugeza imugiyemo, kubera ko iyo yivuze ukwezi kwa mbere, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, bigeraho buri uko yamenyere kuyivuga cyane ikamujyamo, akaba n'ubundi nubwo yazaba umugabo bismillah izajya hora ku rurimi rwe. Ariko usanga abana bacu rimwe na rimwe barya tutitaye niba bavuze bismillah, batayivuze. Abana bakarya bafata n'amaboko abiri ukamwihorera. Hadithi iratubwira ati shaytani irisha imoso ikananywesha imoso. Wa idhalika umwana umutoza ati shaytani ni urisha imoso, wowe